erega mwami ibyo ugambirira kuri njye ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi. Erega ibyo ugambirira kuri njye ntabwo ari bibi, ntabwo ari bibi. Yesu ashimwe. Mwaramutse amahoro, igitondo cyiza cy'umugisha. Ndabasuhuje. Maze igihe mpura n'abantu benshi cyane udashobora kubara, bakambaza ngo ufite imyaka ingahe. Bakambaza ufite imyaka ingahe, abantu duhuye babona abana banjye, ese aba bana bababyaye ryari? Hari umuntu ejo wambwiye ngo nese ngo wakoresheje irihe banga. Hari n'igihe nigeze kuba yicaye kuri reception nakoraga kera nkiri umwana. Gitwaza aza kuri reception kubera ko najya mubona ku binyamakuru ntaramubona visa ndamwitegereza ndavuga mbega umuntu mwiza. Aya mavuta rero ntago atuma usaza. Amavuta ya Kristo ntago atuma usaza. Ukubonye wese asigara yibaza ngo wabigenje gute. Hari ubwo mu buzima busanzwe bavuga ngo abantu bariye neza, ngo abantu batariye amavuta, ngo bari ibiryo bya kinyarwanda, ngo bagize gute. Ndagira ngo mbamenyeshe ko amavuta ya Kristo akora purification buri munsi, aratwoza, akatweza, akadutunganya. Hari umushuti wanjye ndamusuhuje witwa Cecile, twari yadusenga akambwira ngo twinjiye mu cyumba cy'amavuta y'Imana, twakiriye ubwiza, turi gukonfesa, twakiriye ubwiza, twakiriye imibiri mishyashya, twakiye kuba beza, twakiye igikundiro, twakiye feva. Mbese amagambo yo kwatura guhamya ibyiza Yesu Kristo yaduhaye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo rega dufite n'ubutware bwo gutegeka imibiri yacu, sibyo? Rero kubyuka dusenga, gufata igihe tukiyiriza, tugafata umwanya w'ijambo, tukegera Imana, turushaho gusa nayo, turushaho gusa neza. Noneho kandi ijambo ry'Imana rirambwira nkunda kubabwira ngo imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba, ngo izuzuzwa muri twe, nirangiza itemba isoko igere hanze. Ubwiza bw'Imana iyo bumaze kuzura buragenda bugasohoka no hanze. Muzarebe abantu bose Bibiliya ivuga Imana yagiye ikoresha. Ubwo Sawuli, bavuga Sawuli ngo yari umuhungu mwiza w'igikundiro, ngo muremure, ngo ufite imisatsi miremire. Bagera kuri ba Samusoni ngo bari beza. Rero nagira ngo mbamenyeshe ngo ufite ubwiza bw'Imana mo indani abasha kuba mwiza n'inyuma, ntabwo asaza. Kuko ibyacu biri eternel, ntabwo ni ubugingo buhoraho. Ahari imibiri yacu izahindurwa, ahari imibiri yacu ishobora kugira imvi, ariko nawe wagira imvi uri kumwe na Kristo, ukubonye wese avuga ngo mbega umuntu usa neza, mbega umuntu ufite ubwiza. Ntabwo dusaza. Ntabwo dusaza. Ngewe n'umuntu wese wabimbaza ndamubwira ni Yesu wabikoze, bakagira ngo ni ya magambo bavuga ngo ni Yesu wangiriye neza. Oya, ni Yesu ubyikorera. Umunsi umwe Umwami Imana yigeze ambwira Ange, ku myaka ufite nkuyeho imyaka 10, kandi koko byabaye pratique. Mbese niba buri wese yibaza igihe abana nababyariye. N'ubwiza buva kuri Kristo. Indwara ziraza, Umwami Yesu agasohora mu mubiri, hakaza ibitero, Umwami Yesu agasohora mu mubiri, hakaza amahembe, Umwami Yesu agasohora mu mubiri, hakaza uburwayi bw'uruhu. Mbese Umwami Yesu ngo hahirwa uwo Imana yababariye ibyaha bye bikababarirwa burundu, bikigwa noneho bigatwikirwa burundu, sibyo? Ndabasuhuje muri iki gitondo, mbararikiye gukunda Umwami Yesu Kristo, nawe azabakunda kandi ntacyo muzamuburana, muzahora musa neza. Ngo amavuta asa n'izahabu y'imyelayo anembaho, igiti hafi y'umugezi, ni ku mutima wanjye umerewe, no mu busaza bwanjye nzagumya kugira amakakama n'itoto, yambereye umungeri mwiza, ntacyo nzamuburana. Abantu basengeye kwa Gitwaza iyo ndirimbo barayizi, sibyo?
ngo no mu busaza bwanjye nzagira amakakama. Mwumva ijambo rivuga ngo ndamusuje mama pasita wanjye musanze mama Kendi yarambwiye ngo we Ange ngo umeze nk'igiti Imana yateye ku mugezi ngo ku izuba icyuma ngo no mu gihe cy'imvura ngo ntabwo gitota. Zaburi ya mbere 3 ngo uwazamera ngo wiyumvira amategeko y'umwami Imana amanywa na nijoro ngo wazamera nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Bana b'Imana uko tuzasa ntikurerekanwa ngo ariko icyo tuzi cyose tuzasa nawe, tuzahinduranywa nawe. Kandi Petero yegereye Yesu aramubaza ngo ese abagukurikiye tuzabona iki? Tuzabona iki? First of all ikandikiraho akanjye tuzabona kurama. Tuzabona kurama. Yaramusubije ngo mukiri muri iyi si muzahabwa ibikubye 100. Muzahabwa ubugingo buhoraho. Yamubwiye iby'iyi si, amubwira iby'ubwami ati muzacira imiryango 12 y'Abisirayeli. Nigeze ababwira ngo muzacira ab'isi imanza? No, turacira ab'isi imanza gute? Turi ab'isi se? Yaravuze ngo muzacira les 12 tribus de l'Israël. Muzacira imiryango 12, muzicara ku ntebe yo guca imanza. Nimurangiza muhabwe n'ubugingo buhoraho. N'ubuzima buri garanti. Ngo kubaha Imana ngo bifite umumaro wo muri ubu buzima no mu buzaza naho. Ndabararikira gukunda Imana, ndabararikira kubaha Imana whatever uko byaba bimeze kose. Pawulo avuga ngo byaba urupfu, byaba inzara, byaba gutotezwa, ibyo byose nta kizantandukanya na Yesu Kristo. Icyo cyose nta kizantandukanya na Yesu Kristo. Niyo mpamvu ku munota nyuma yavuze ngo ngenda arinze ibyo kwizera ngo mpamagare wikamba ry'ubugingo, ngo ibindi byose mbisigiye umwami. Urugendo rwe yararurangije. Bantu b'Imana duharanire kuzarangiza urugendo. Ejo bundi sinzi ijambo nabigishije nza kwibuka akantu ntababwiye. Mwabonye ko umuntu asigaye apfa bagafata CV akaba ariyo basoma. Buriya ni ubuzima bwo gukena. Gusoma CV ngo yakoze aha, yabyaye abana banaba, asize umugore. Ibyo ngibyo ntabwo bikwiriye abana b'Imana. Igikwiriye abana b'Imana kuvuga ngo Pawulo yagize avuga ngo ibyiza nuko nagenda, nifuza kuba nagenda ariko se nambasigiye nde? Ibyiza nuko umuntu yagenda buri wese akajya avuga ngo adusigiye icyuho cy'umwuka, yadufashaga, yatudoderaga amakanzu, dukumbuye kumva ibye. Buriya umwana w'Imana yavuye muri iyi si nge nsigarana agahinda, nsigavuga Mana kweri buriya se ugiye azagera umuntu ugiye guhagurutsa mu mwanya w'igihe azagera ku rugero rwe n'iryari? Kubera ko nzi urugendo rw'ubwami ukuntu ruvuna. Urugendo rwo kugira ngo uhagarare ahakwiriye ruravuna. Ejo nasomye ibintu umuntu yanyigishije nahazuma ntabwo akiri mu murongo, ariko Yesu wenda azamugarura. Hari umuntu wambwiye ngo imbuto y'Imana ntabwo ijya ibora, buriya azagera ahaguruke. Yaranditse ngo umuntu ufite Imana nyayo uri mu bwami bw'Imana neza ariko ubigendamo neza ngo agenda mu muryango ufunganye. Après midi yose niriwe ndi kuza kuri iryo jambo umuryango ufunganye, inzira ifunganye. Nta hantu udapfa kwinjira fasirima. Satani aba yashyize ingabo ze zose ngo utinjira muri uwo muryango ufunganye, akakunaniza ahazamuka n'amamanuka. Ariko Bibiliya iravuga ngo ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ngo kandi sinigeze numva umwami Imana agira gute? Atsindwa. Ntashobora gutsindwa. Urugamba yatangiye ni nawe uzarusohoza, sibyo? Mukunde Imana, mukunde n'ibyayo. Ndabizi ni ubuzima bushaririye, ni ukwinjira mu muryango ufunganye, ariko ndagira ngo bararikire ko ni ubuzima bwiza, ni ubuzima buticiraho urubanza, ni ubuzima bwuzuye amahoro. Naho imbere yawe haba hahagaze imisozi igihumbi uravuga ngo umwami Yesu azayihirika. Naho waba ufite abakwishyuza benshi, naho waba ufite indwara, naho waba ufite ibiki, uravuga ngo uwo nizeye. Numvise testimony y'umuntu, nanjye njya nibuka ko ubwo buzima njya mbubamo, ngo umuntu yibera mu bya Kristo akunda kuba mu nzu y'Imana. Wageze nko mu myaka 60 batangiye kumubwira ngo regime ngo ujye urya ibi, arababwira ngo no. Reka ndakomeza ndya ibyo naryaga. Umwami Yesu ampaye imyaka 60 azampa n'iyindi kugeza igihe nzavira muri iyi si. Ntajya mu marejime. Nanjye hari igihe indwara iza nkabwira Imana nta muti ndi bunywe, kuko iwacu hamye uburwayi, umwuka w'uburwayi ahora nzengurukaho, karande y'uburwayi. Nta muti ndi bunywe, aho nayinywereye ndemera mbabare birashira.
abwira umwami Yesu ngwino ukora akazi uhanaguremo ubu burwayi, dayimoni itwara ibyawe, waje ahantu hatagomba kuza. Ngo ariko dufite iki? Ngo dufite ijambo ryahanuwe, dufite umwami Yesu wahanuwe kuva mu ntangiriro kugeza mu byahishuwe, turamufite, tugendana nawe. Biragoye ko wabyumva utabibamo. Mbese ubu njye nakubwira ngo ubwire amakuru yo muri za tuvuge hehera ndebe nk'igihugu numva kidakunda kugendwa, ntabwo nshobora kumbwira amakuru yo muri Emeni ngo nyakubwire, ndayazi se? N'umuntu uramubwira ibya Yesu atabyumva akavuga ati aba barasaze. Ariko niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu agira neza, umuntu wasogongeye ntajya apfa kuva kuri Yesu Kristo. Ndabaramukije, Imana ishimwe ko iduhaye igitondo cyiza cy'umunezero n'umugisha. Ejo twararuhutse, byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Umwami Yesu agira icyo akavuga ati ariko bakeneye no kuruhuka. Barabikeneye, bakeneye no kwidagadura, bakeneye n'ibi. Buri munsi ngaduha ibidukwiriye. Umuririmbyi yaravuze ngo buri munsi angenera ubuntu bwe bukwiye. Buri munsi hari ubuntu busukwa ku isi kugira ngo mbese ni nk'amavuta asuka kugira ngo tubashe guca mu byuma birimo imigezi. So Mwami Yesu arashimwe kubwira ijoro twasinziye neza, twaruhutse amahoro. Ni ukuri njye nasinziye nubwo nazindutse, ariko muri iki gitondo numvishe ko muri iyi saha ya saa 9 hari igihe gitambutse ubu buzima ntabuheruka, kumva ndi purifiye, kumva mfite umwuka ameze neza, hari clean. Ntabwo nabisengeye, nta nubwo nabisema ingufu. Umwami Yesu yagira ati akazana agatonyanga akaguhereza ugakomeza urugendo. Imana rero ishimwe kuri twese ko twasinziye neza, n'abatabashe gusinzira neza n'ukuri mbasabiye umugisha ngo ibi nibikunda nijoro musinzire neza. N'abari bari ku burinzi bakora akazi kabasaba guhagarara hanze, Uwiteka biteho mu buryo bwose bushoboka. Nicyo mbasabiye, n'abandi bose batabashe kugira amagara meza yatumye badasinzira, umwami Imana abiteho. Hari n'ababaye batekereza imibare y'ubuzima bwabo bwa buri munsi, abo nabo umwami Yesu abagereho. Yego. Hanyuma uyu munsi urashaka kwiga ku kintu ntabwo nzi icyo cyabamarira, ariko Yesu yasize agitanze. Ariko ngira ngo kireba abantu iyi groupe iriho n'abakozi b'Imana, kandi turi ibyuma bityaza ibindi. Hari ubwo usanga ikintu nk'iki ngiki umwami Yesu yakimpaye hari uwo ataragiha, cyangwa hari uwo yagihaye akeneye kucyumva bikomeye, cyangwa se nanjye nshobora nko kugitanga gutya, undi akambwira ati iki kintu wagitanze gutya wakoze, ariko reka kigusobanurire neza, sibyo? Hano rero Yesu ngo afata umwanya ngo ubwo kandi basomera icyo cyanditswe. Ngo Yesu yoza ibirenge by'abigishwa be. Naryo ni irindi tegeko Yesu yasize atanze. Turi kugenda tureviza amategeko Yesu yasize atanze. Ibi ngibi ni ukugira ngo dukunde Yesu kurushaho, tuteye kujya tubyumva nk'ibintu bitambutse. Uba muri nge akaguma muri nge, sibyo? Niko Yesu yavuze ngo ishami ryose ritera imbuto Yesu azarica, ngo ariko ishami ryose riguma kuri we ryera imbuto nziza. Rero kugira tube muri Kristo ni uko tuba dushamikiye kuri we, dufashe kuri we. Hano Yesu ngo umunsi wa Pasika utarasohora, ngo Yesu amenya yuko igihe cye gisohoye. Yesu amenya yuko igihe cye gisohoye cyo kuva muri iyi si agasubira kuri se. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Bivuga ngo Yesu bari bicaye bari gutegura ibya Pasika, ariko umwuka amugeraho amubwira ko igihe cye kirangiye kuri iyi si, akeneye gusubirayo. Ariko umwuka n'ubundi wari muri umurimo wo kudukunda, aravuga ati se ko igihe kigeze, ifo ko ngira ikintu nkora. Ni ikimenyetso gikomeye ngo bakirya ibyo kurya bya nijoro, ngo Satani yari yamaze koshya umutima wa Yuda Isikariyoti mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenya ko se, ni ukuvuga ngo amenye ko igihe cye kigeze, yahise amenya ko Yesu amweguriye byose, amweguriye ubwami. Bivuga ngo kwegurirwa bino byose byari bigeze ku rwego yagombaga gusiga ari byo aprepaye, kuko yari azi neza ko urugamba agiyemo azarutsinda. ngo Yesu amenya ko Yesu amweguriye byose. Ni nk'uko umuntu ashobora kumenya ko agiye gutaka avuga ngo reka nsigire abana banjye umurage, sibyo? Ngo kandi ko yavuye ku Mana, kandi ko asubirayo kuri yo. Ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero, yenda igitambaro arakikenyeza,
aracyikenyeza, ahera ko asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa be no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero. Reka ndekere aho gatoya. Mwabonye ko Abahinde bafitanye uko basuhuzanya, ndabikunda. Arunama agakora ku birenge, akakubwira ngo ibi birenge byagenze urugendo rurerure, akabikubahira kubera ko umuruta. Hari abantu bazi neza ubu buzima bw'isi habuka mu buremereye. Ntabwo ari ba bantu areba umuntu w'umusaza akamususa ngo dore kino gisaza ngo ntikiyubaha. Arunama akakora ku birenge akavuga ngo ibi birenge byagenze urugendo rurerure. Yesu nawe afata umwitero we n'amazi yoza abigishwa be ibirenge. Uranyumva? Ngo nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati databuja ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramusubiza ati ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati reka, ntabwo nzemera na hato ko unyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati nintakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Murabibona? Simoni Petero aramubwira ati databuja noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko umese n'umutwe. Yesu aramubwira ati uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye ariko si mwese. Icyatumye avuga ati ntimuboneye mwese ni uko yari azi ko harimo uri mu mugambanire. Nuko amaze koza ibirenge yambara imyenda ye, arongera aricara, arababaza ati aho mumenye icyo mbagiriye? Munyita shobuja n'umwigisha, ibyo mubivuze neza kuko ariko ndi koko. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge itegeko riraha, kandi ndi shobuja n'umwigishwa, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Ni ukuri ararahiye, ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja, kandi intumwa itaruta uwayitumye. Ngo nimumenye ibyo murahirwa niba mubikora. Rero abantu muri ino minsi turi kwinjira muri christianisme kubera ibitangaza, kubera prosperite, kubera ko dushaka kumera neza, ariko tukibagirwa neza ko umwigisha yasize atubwiye ko tutagomba kumuruta, ko ibirenge yagendesheje aribyo tuzagenda, aho yakandagira ariho tuzakandagira. So Yesu rero ajya kugenda abona ko igihe kigeze, aravuga ati reka nkorere misere prise. Afata ibase n'esume yoza ibirenge. Cyari ikimenyetso cyo kuvuga ngo ibi birenge byanjye aho byagendeye niho muzagenda. Petero ashatse ko utamwoza, Yesu aramubwira ati ntacyo tuzaba duhuriyeho. Yesu yashatse ko twoga ibirenge kugira tugire icyo duhuriraho nawe. Noneho kandi Petero abonye neza ko Yesu akomeje kwensista, ko Petero atabyumvaga, aravuga ati noneho nushaka kunyoza umubiri. Ariko mu by'ukuri iyo usomye ntuza ku materi biblique haravuga ngo uwogejwe ibirenge aba asa neza koko, kuko ushobora koza ahantu hose ugatangira kugenda, ariko ibirenge nibyo bibi bya mbere kwandura. Ariko Yesu yasize abyogeje, ni nk'aho yabyogeje ubuzima bwose, yabyogeje abigishwa be. Kandi biravuga ngo itorero ryubatse ku ntumwa n'abahanuzi. Umunsi intumwa zose zapfuye nibwo itorero ryahise rizamuka. Muranyumva neza? Nibwo ryahise rizamuka. Itorero ryubatse ku bituro by'intumwa n'abahanuzi. Intumwa n'abahanuzi niba barabashije kozanya ibirenge, itorero ryahise rishoboka kuri bo. Ni ukuvuga ngo icyo nicyo duhuriyeho kuri Kristo. Kandi uku koza ibirenge kwari ukozwa gusura umusaraba wa Kristo, kugira ngo umunsi yapfuye tuzabe dufite icyo duhuriyeho. Tuvuge for example nk'umuntu aravuze ati ngiye kugenda. Kera abantu bajyaga bagirana igihango cy'amaraso ngo bagakata bakanywana amaraso, ariko umuntu ashobora kugenda agafata nk'ikintu cy'agaciro akakiguha. Icyo gihe agize connection divine udashaka spiritual nini kuri wowe, ku buryo icyo kintu kitazabatandukanye, sibyo? Na Yesu rero urupfu rwe rwakaje, ariko yabahaye ikintu gishoboka, aravuga ati kamboza ibirenge kuko nta mugaragu uruta shebuja. Ni ukuvuga ngo mubaye abaraganwa na Kristo, ibyanjye byose bibaye ibyanyu. Kandi ngo yari amaze kumenya neza ko ibyose umwami Imana bimweguriye. Arangije avuga reka nanjye byegurire. Bibiliya iravuga ngo akomeza kuvuga ko, mubyumve neza, aravuga ngo urukundo yakunze abe
bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza ku mperuka. Yahise yibuka urukundo abakunda, aravuga ngo ubwo mpishuriwe neza ko igihe cyanjye kigeze kandi umwami Imana mpaye byose, reka mbisigire n'aba ngaba kugira ngo urukundo nakunze abo bari mu isi bizabagereho. Arangije niyo mpamvu yabwiye Petero ngo ntabwo ubasha gusobanukirwa icyo nkoze, amwoza ibirenge. Niyo mpamvu Pawulo kenshi yavuze ngo mukandagize ikirenge mu cya Kristo, ngo kuko ngo mu cyanjye nk'uko nanjye gikandagiza mu cya Kristo. Ni nko kubabwira ngo urugendo mugiye kugenda n'urwanjye. Arangije ababwira neza ngo nta mugaragu uruta shebuja, sibyo? So koza ibirenge rero ni ikimenyetso kimeze gute? Ni ikimenyetso kitwereka ko tugendana na Kristo, ubuzima yanyuzemo natwe tuba tugiye kubunyuramo. Icyo ni icya mbere, sibyo? Ikindi cya kabiri ni ikimenyetso cyo gufashanya, ari nacyo cyabuze muri ino minsi. Kandi impamvu cyabuze, murabona ko habanza ikintu cyo kugira cyo kumva ngo umukozi w'Imana yagize ikibazo. So ikimenyetso cyo kozwa ibirenge ni ikimenyetso cyo ibirenge kugira ngo batangirane urugendo na Yesu Kristo rwo kubabarana no kubabaragwa. Ntabwo ari ukubabara gusa, no kubabaragwa, muhumure, no kubabaragwa birimo, sibyo? So ntabwo ari nk'ubu rero byateye usanga pasiteri agize ikibazo tukaba aba mbere mu kumutera amabuye. No, impamvu ya mbere ni ukugendana na Yesu Kristo urugendo rushyashya. Niba wakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, ugiye kugenda nka we. Kandi ubuzima ntibugarukira ku gakiza gusa ngo uhawe agakiza k'ubuntu, ahubwo ugomba gutwarana, ukaba intwarane, ugaharanira urugendo rwo kwezwa no gukurikiza prinsipe zose z'ubwami bwa Yesu Kristo. Kabiri, ni ikimenyetso cyo gufashanya, cyo gusapotingana, cyo kuba umugaragu, kuba the servant, kuba umugaragu, gukorera abandi. Buriya umuntu ukorera abandi agira icyubahiro kurusha ukorerwa, sibyo? Gatatu, ni ikimenyetso cyo kwezwa, cyo gukomeza urugendo rwo kwezwa. Ni ukuvuga ngo Yesu yogeje ibirenge yakoresheje amazi aroza. Kandi muribuka turi kwiga ku bintu by'umubatizo, twaravuze ngo abenshi bakijijwe n'ayo mazi, ngo nubwo adakuraho ico, ariko bakijijwe n'ayo mazi. Yafashe amazi aboza ibirenge. Ni ikimenyetso cy'umunsi wa buri munsi cya purification. Kwezwa ariko kiratashe ku musaraba wa Yesu Kristo, sibyo? Ikindi gikurikiraho ni ukwezwa buri munsi, holiness, kwakira kwezwa buri munsi. Nk'ubu ngubu dusenga buri gitondo, buriya twakira ubwiza bwa buri munsi, ngo buri munsi azajyamo imbaraga, ngo iryo ni isezerano yampaye, ngo kandi ampa ubuntu bukwiriye buri munsi. Ni ubuntu bukwiriye bw'ubuzima bwa buri munsi, bworoshye ukabaho, ariko no mu mutima ugahora uri ready, uri tayari, sibyo? Noneho ikindi ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Mwa bantu mwe, umuntu utagira guca bugufi ntacyo apfana na Yesu Kristo, sibyo? Ntacyo apfana na Yesu Kristo. Mu bimenyetso by'ubwami wacu yagize kuri iyi si, yagize ikimenyetso cyo guca bugufi, gukunda, kubana n'abakene, kwiyoroshya. Ariko akaba yari n'umuntu uri wise cyane mu byo yabwiraga abantu. Iyo yageraga ku bafarisayo ho byabaga ari nk'urutare ruhuye n'urundi. Bo ntabwo yajyaga abacira bugufi, yahitaga ababwira kanuye, mwebwe. So ntabwo mbivuze gutya, ariko Yesu adusaba ko tugira igihe cyo kugira imigenzo myiza mu bapagani. Yari afite guca bugufi. Ikizakwereka umuntu ufite ubumana muri we azaba afite guca bugufi. Ariko ikizakwereka umuntu wuzuye orgueil, muzamenye ko yariye ku mbuto ya Satani. Ko Satani nta kindi cyatumye ava mu ijuru, ni ukutagira gute, ni ukudaca bugufi. Niyo mpamvu mbabwiye ngo igihe cyose utazaba ufite guca bugufi, ntabwo uzaba usa na Kristo. Bantu b'Imana, turi gukandagira mu kirenge cya Kristo, sibyo? Ikindi kimenyetso ni ukuba umuragwa w'amasezerano. Ngo nk'uko abana bahuje umubiri, mu Baheburayo igice cya 2:10 cyangwa 2:4 havuga ngo iki? Ngo niko twahawe nawe. Nk'uko abana bahuje iki? Twahawe igice cya 2 je pense 4.
ngo rero nk'uko abana bahuje umurongo wa 14 ngo rero nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware n'urupfu ari we Satani. Uvuga ngo turabaraganwa na Kristo, twaraganwa urugendo rwe, turaganwa ubwami bwe, sibyo? Twaraganwa urugendo rwe rw'umusaraba, turaganwa ubwami bwe, turaganwa kwera, turaganwa ubugingo buhoraho. Niyo tuvuga ngo turabami n'abatambyi bazima mu isi, ngo ishyanga ryera, ngo abo Uwiteka Imana yaronse, ngo abo Umwami Yesu yaronkeye ku musaraba. Ni ukuvuga ngo twaraganwe ibyo byose, kandi n'imigisha Yesu Kristo yahawe yose muri Kristo turayifite. Ni uko buri gihe duhita twumva ibifatika byihuse, ariko buriya nabyo turabifite, sibyo? Twarazwe n'ubutsinzi. Ejo numvise ijambo ry'umuntu yigisha aravuga ngo amavuta y'ubutsinzi, ngo niyo yazuye Yesu Kristo, ngo niyo yavanye Dawidi mu ishyamba, amavuta y'ubutsinzi. Ari kuvuga ngo amavuta y'ubutsinzi atubeho, nanjye ndatuye ngo amavuta y'ubutsinzi atubeho. Ibyo twarazwe na Kristo byose bitubeho, bitwuzuze, bitugira abashitsi, biduhagarika ahakwiriye. Utubonye wese atwitegereza avuge ngo bariya bantu ni abaraganwa na Kristo, sibyo? Ni amavuta aduha ubutware. Ubutware iyo mubwumva ntabwo mubukurura. Ubutware ni ugutwara ibi byose byakabaye kuba bidutwara. Urabyumva? Reka nguhe nk'urugero. Ubutware bwo gutwara amafaranga ntagutware ngo ubwo yagize ngo utangire wirukanke ku musozi. Ubutware bwo gutwara abantu muri kumwe, ukamenya kubajera bitagusabye imbaraga, udashyizeho dictature, no ukababwira mu neza kandi bakakumvira, kubera ko twahawe ubutware. Nababwiye ngo dufite iki? Dufite ijambo ryahanuwe. Iyi migisha yose Kristo yahawe twarayihawe, ngo mu mibyimba ye niho dukirizwa, ngo mu mwanya w'umuvumo twahawe umugisha, mu mwanya w'urupfu twahawe ubugingo buhoraho, ngo yagiye ku musaraba yambara ubusa n'isoni zacu, ariko duhabwa kudakorwa n'isoni, kandi duhabwa ubukire. Kariya kambaro kagaragaza ubukene, ariko twahawe ubukire, ngo muri Kristo twahawe byose. Niyo mpamvu ngo tugenda twemye, ntabwo imitima yacu ducira urubanza. Ibyo dufite byose tubwira Umwami Yesu ngo turanyuzwe, ngo n'ibindi byose uzabiduha igihe wagennye. Icyo tuzi cyo ni kimwe, ni uko udukunda. Icyo tuzi cyo ni kimwe, ni uko turabaraganwa n'amasezerano. Murakoze cyane. Natwaye none iminota ya audio igiye kunshiramo. Uwiteka nyine ngo abagubahe gukomeza kumvira ijambo ry'uyu munsi, ariko abandindire uyu munsi guhera iyi saha kugeza nimugoroba. Umwami Yesu akomeza abandindire. N'ikindi gihe ari kurije uyu munsi ndawubasabiye. Umwami Yesu duhe kurindwa nawe, ahazamuka n'ahamanuka. Favor yawe tubeho, uduhe gukorera muri excellence. Ibyiza byose wateganyije bitubeho, umwuka w'ubwenge atubeho, uduhe kujya kure y'icyaha, uduhe kandi gukora ibikwiriye. Umutima wacu womatane n'uwawe, dukore ibikwiriye muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Ururimi rwacu ruba urwawe, amaso yacu aba yawe, umubiri wacu ubuya. Kandi Mwami, umugisha wawe mu biganza byacu, nguhe umugisha imirimo y'amaboko yacu. Abadafite akazi ubaha akazi Mwami, abarwayi ubakize, abashonje ubahaze, abafite imitima ihagaze ubaruhure. Mwami Yesu, kuko udahwema gukora kandi twizeye kubikora. Urakoze cyane kubyumvishe kandi kubikoze. Ndabakunda. Abaramutse mu gitondo, Imana ibahe umugisha, n'abandi bose turabasengera. Umwami Imana abahe umwuka wo kujya bazinduka. Birashoboka ko utazinduka cyane bitewe na circonstance runaka, ariko Imana iguhe kujya wumva rino jambo, uhita uhabwa amavuta y'imbaraga yo kugira gute, yo gusenga. Isengesho ryose uzasenga Imana izaryumva, ariko ndagusengeye ngo waguke mu isengesho. Amen.